dusenga yacu ikaba imwe. Kubera iki? Ya Bibiliya we twese tukwiye kuba bamwe cyangwa tukwiye kwicana ibice ntibikatubeho. Abakorinto ba mbere 10 umurongo wawo, Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 10. Saba twumve. Abakorinto ba mbere igice cya 2 ku murongo wa 10 nyandikira tubwira igira gutya iti ariko bene data ndabinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvugwe kumwe. Ndabinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turasanga bavuga ngo abasilamu ntabwo Yesu bamwemera. Abasilamu reka nihaguruke nigire mu byanjye. Abasilamu ntabwo bemera Yesu. Twe twemera Yesu. Abasilamu dukunda Yesu, turamwemera atari ko apana ari wawe ngo ndamwumva mu birenge. Ntabwo ari uwo. Ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu mugongo, ndamwumva mu gatuza, ndamwumva mu mwame. Ntabwo ari uwo nguwo. Kandi rero kugira ibice biremwa muri mwe, kugira ibice abantu bicagaguramo. Bamwe ngo abandi bagiye gutora, natwe tugiye gusenga. Kugira ibice bizajya bivuka muri mwebwe. Kubera iki? ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Icyo tugiye gukora twese tugihurize hamwe, duhuze inama nk'ivuye hano, duhuze ubwenge n'ibitekerezo, dukora ikintu kimwe kugira ngo bitagenda bitasoma. Kuko bene data nabwiwe ibyanyu nabo kwa Kilowe yuko habonetse intonganya muri mwe. Maze nimutongana mwanze gutora umuyobozi, hanyuma ninde uzabajya bakiza? Kubera iki? Icyo mvuze ngiki ni uko umuntu wese muri mwe avuga ati jyewe ndi kwa Pawulo. Njyewe se nsengera mu itorero ritarya imyumbati n'ibishyimbo. Muzabyumva. Undi akavuga ati jyewe ariko jyewe ndi kwa Apolo. Undi nakavuga ati nanjye nzasengera mu itorero ritarya imineke iba yazutse. Undi nawe ati jyewe ndi kwa Kefa. Undi ati nanjye nzasengera mu itorero ry'umwuka nkakesha Satani, mpambiriza abazimu, mbujya n'indi bikatika n'amapepo takaba. Undi ati jyewe ndi kwa Kristo. Undi akavuga ati Kristo njyewe naramumize, ambamo nanjye mubamo. Mbese Kristo yagabanyijwe n'ibice. Ese Yesu tuvuga atubuza kujya gusenga? Yesu tuvuga atubuza kuba twafatanya hamwe? Yesu tuvuga atubuza kuba twakwifatanya n'abandi tugakora umuganda, tugatanga mituweli? Ese birashoboka? Ntabwo bishoboka. Nuko muri twebwe dufitemo intambara. Yakobo 4:1 havuga ngo Yakobo igice cya 4 umurongo wa 1 nyandikira tubijya gutya iti mbese muri mwe intambara ziva he? Ese abantu barashwana, baratugisigati, abandi bagapfa ngo inkoko. Kubona ko n'inkoko zigiye kona zijeho kujya guzikabukire turazipfa. Umugore n'umugabo bagapfa n'umugore bagapfa ibishyimbo mu nzu. Abana wabyaye bagashaka kuvuga ngo papa ngo ngomva viye ntuzongere kumbyara viye. Umugore n'umugabo agahangara agatuka umugabo cyangwa akamutumura akamutema. Ntabwo biriho. Intambara muri twebwe tuzikura he? N'intonganya ziva he? Ngumba Kalisa ngo nakubwengera mukagasana umwana w'umwega ku mutwe. Jewe we umwana w'umwega ku mutwe. Mureka nkubwire ati ngo budasiguno. Intonganya ziva kumaza ku. Reba kubyo mwishimira birwanira mu ngingo zanyu. Ibyo biva mu byo twishimira. Twirirwamo pega amashari, ubugomerane, amatiku dufite, kubona abantu basenga bashwana. Biva muri twebwe kumaza kumve. Murarikira ariko ntacyo mubona. Ubuse ntawe ushaka kuvuga gasopo. Isupu ayikura n'indagara ntabwo bazibona. Ntawe ushaka kurya ibigori ntabwo. Turarikira no kwambara ariko ntabwo twabibona. Muruca kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka. Abantu birirwa bavumana baragatsindwa se. Ntabwo twakunguka. Kubera iki? Umuntu aracuruza wowe ukamugira ishyari. Uguze igare ushaka imisumari, uguze moto ushaka icyo kuyitega. Wakwishakira umugore bakamutambika uburozi, wakwitarira inda bakayiroga ikiri mu nda. Ibyo ni ibikwe. Kubera iki? Muratabara mukarwana nyamara ntimushobora kunguka. Tujya guhinga ibyo duhinze bikarumba, watera imyumbati ikaza igiti ariko hakundi, watera umubyare hakarwara abakirabirenda, watera inda abana bakaza barwaye mu giti. Ariko ibi ni ibiki koko? Nuko ko ntacyo ntimuhabwa kuko mudasaba. Turasaba kandi tugasaba nabi. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Turambaza Imana tukayambaza nabi. Mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Imana tubabarire. Mana we watubabariye tukaba bamwe. Byaterwa n'iki kugira ngo twe kuba bamwe? Ndera Yesaya 4:2 wa 5. Soma tumve. Igitabo
cya Yesaya igice cya 42 umurongo waho ugira uwa 5 inyandiko iratubwira igira gutya iti uko Imana Uwiteka ivuze nk'uko Uwiteka Imana ivuga iyaremye ijuru ikaribamba nta misi yarambuye isi n'ibiyivamo ibijumba n'ibishyimbo n'ibitoki tujya biva muri iyi si abayituramo ikabaha umwuka badutuye muri iyi si Imana iratubabariye iduha umwuka kandi abayigenda ikabaha ubugingo. Imana yaduhaye umwuka iduha ubugingo tuyituyeho turanezerewe rwose. Hanyuma iravuga iti Uwiteka naguhamagariye gukiranuka. Imana ishaka ko tuyikiranukira. Umurongo wa 8 sawa ndi Uwiteka niryo zina ryanjye icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Inama uretse ko badahari icyubahiro ni icya Yesu. Haleluya we icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. N'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Imana n'ishimwe ryanjye sinzariha igishusho cyose kiri mu isi cyose kiri mu ijuru cyose cyangwa ikibazanye cyose. Yo ni Imana ibyivugira, ariko abantu ntabwo tubyumva. Abantu twese ntabwo tuhuje, ntabwo tubyumva. Kubera iki tujye kureba Mana we, kubera iki bibaye gutyo? Gutegeko kwa 2:3:2:39 Gutegeko kwa 2:32:39 nuko uyu munsi menye iki? Uyu munsi tugiye kubabwira ikintu mugomba kwitondera. Nuko uyu munsi menye iki? Uyu munsi amatwi yacu tuyamenyesha ibigiye gukorwa. Inyandiko tugishyira mu mutima wawe imbere byinjiremo. Nuko mumenye yuko jyewe ubwanjye ari jye Mana. Imana iti nge ubwanjye niyo Mana, kandi yuko nta yindi Mana ifatanya nanjye. Mbeswama Imana iti nta yindi Mana ifatanya nanjye. Nijye wica nijye utanga ubugingo. Abantu ntabwo turimo kumarana. Mukakasana yandogeye umwana wanjye ntaramuka ubwo uriya mugore yahageze ntabwo ari turimo gupfa kwe. Ndebera Yeremiya 10:10 havuga ngo Yeremiya 10:10 ariko Uwiteka niwe Mana nyamana. Ngo guki ariko Uwiteka niwe Mana nyamana. Ni Imana ihoraho. Yego isitigizwa n'uburakari bwayo. Kandi yego amahanga menshi ntabasha kuyanganira umujinya wayo. Yego muzababwira mutya muti turabatumye. Muzababwira mutya muti tubabwira gutya muti izo bita imana zitaremye ijuru n'isi zizacibwa ku isi no munsi y'ijuru. Mbeswama abo biti ibyo bita imana bitaremye ijuru n'isi bizacibwa hano mu isi ndetse no munsi y'ijuru. Hanyuma Yeremiya we 14 ho havuga ngo iki? 14 ku murongo wa 14 baba. Maze Uwiteka arambwira ati yego abahanuzi bahanuye ibinyoma mu izina ryanjye si jye wabatumye. Ngo guke kandi sawa sinabategetse. Imana avuga iti abagenda bavuga ngo intambara igiye kuba, inzara igiye gutera, amapfa agiye kuza, Imana niyo yabivuze, sinabatumye sinabibategetse. Imana iti nta n'itegeko nabashizemo habe no kuvugana nabo. Imana avuga iti sinigeze mbabwira n'ijwi ryanjye. Babahanurira iyerekwa ry'ibinyoma. Baravuga ngo imvura izagwa ntigwe, bavuga ngo hazaba amapfa ntabe. Ni iby'ubupfumu. Ibyo ni ugupfumaguza, ni ibitagize umumaro. Imana avuga iti ibyo nibyo mwumva yuko bitatu ni uburiganya bwo mu mitima yabo. Sawa nicyo gituma Uwiteka avuga iby'abahanuzi bahanurira mu izina ryanjye. Yego kandi ntabatumye. Imana ntiyagize ite nyamara bakavuga bati ngo n'inzara ntabwo bizaba muri iki gihugu. Komeza twumve. Abo bahanuzi bazarimbuzwa inkota n'inzara. Yego n'abantu b'abahanuzi. Rekera aho ngaho bano ko Yesu bavuga ko Yesu ari umwana w'Imana. Yesu ni Imana cyangwa si Imana? Abahamya ko Yesu ari Imana ni bande? Muzamure urutoki turebe. Abahamya ko Yesu ari Imana aba ntabyo bazi.
Yesu ni umuntu. Yohana 8:40. Yesu ni umuntu. Sawa. Ariko none dore murashaka kunyica. Abantu bashatse kwica Yesu ababwiye iby'Imana. Ariko none dore murashaka kunyica. Ego. Kandi ndi umuntu. Ngo gute? Ndi umuntu. Ego mana yanjye. Ntabwo ari iki? Ntabwo ari iki? Ihene byari iki? Ihene byari iki? Zikaba ihene zingahe? Inka byari iki? Zikaba inka zingahe? Umuntu abyara iki? Bakaba abantu bangahe? Imana ibyaye yabyara iki? Zikaba imana zingahe? Mana we, wowe na Yesu. Yesu ni iki? Wowe uri iki? 4:28. Soma kumve. Yohana 4:28 kubandika n'abasoma bagasobanukirwa inyandiko iratubwira gute. Sawa. Iyi nyandiko iti mwumvise ko nababwiye ndagenda kandi nzagarukaho muri. Yego. Yamwankundaga mumunejejwe nuko njya kwa data kuko data nduta. Mana y'Imana. Imana iruta Yesu. Imana iruta Yesu. Niyo mpamvu twese tugomba kwitondera amategeko y'Imana, tukitondera n'Imana, tugasenga n'Imana, kuko Imana yacu ari Imana nyamana iba mu mucyo itegeka. Mana we, utuye he? Wicaye he? Uba hehe? Yesaya 33:1. Imana bongo ijuru ni intebe y'Imana. Ese nawe ni intebe y'ibirenge byanjye. Isi ni intebe y'ibirenge by'Imana. Uzanyubakira nzuki. Abantu bo bakamwakubaka gute kugira ngo Imana ibone aho yicaza ibirenge? Kandi aho uzaruhukira hazaba ari hantu ki? Twebwe twabikora kwa kweli. Mana we, kuki abantu babikora gutyo ukatwihorera kandi dufite n'ubushinya n'uburakari? Yesaya 2:1-2. Avuga ngo cyatete cyambere ku murongo wa kabiri nyandiko iratubwira gutya iti. Sawa. Umva wajuru wetega amatwi. Umva wajuru wetega amatwi. Nawe wasiwe. Isi we, tega ntimubaze amatwi y'isi. Uwiteka avuga ati. Sawa. Nonyeje abana ndabarera ariko barangomera. Nahaye abana amabere, mbaha ibijumba bararya, mbaha ibitoki bararya, mbaha inyama bararya, mbaha ibigori bararya, ariko bamaze kurya bamaze guhaga batarya. Shimwa Yesu we, waramamaye aho ugeze hose tugukorere gope. Imenya nyirayo. Imenya gutaha kwa sebuja. Indogo ikamenya gutaha kwa nyiramatafari. Abisirayeli bo ntibabizi. Ariko twe twananiwe kumenya ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Twananiwe gusenga Imana imwe gusa, ngo twite ku Mana imwe gusa. Abantu banga Imana gusa. Nsenga Imana iri mu mwuka, nkasenga Imana ivuga. Nge rero ariko iyo Mana se ko Imana dusenga ikanavuga, haza dufata rekodi ya telefone akarikodinga ijwi rya akayumvisha abantu. Ariko Imana, Yesu ni Imana, umwe akora iki agakora iki. Timoteyo wa 2, Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 3 havuga ngo iki? Timoteyo wa 2 havuga ngo iki? Ibi niyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Ibi nibyo byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu twese. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ishaka ko twese dukizwa twese tukamenya ukuri tukava mu bujiji. Kuko hari Imana imwe. Hari Imana zingahe? Hari Imana imwe. Baturage, hari Imana zingahe? Imwe. Hari Imana zingahe? Imwe. Icyo twakivivuye. Kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Yego. Nawe ni umuntu. Ngo guki? Ni umuntu. Ariko Musiramu nawe urasoma cyangwa ukabya rwose. Wasuye ibintu musoma n'ibyo. Ngo usubiramo twumve. Hari Imana imwe. Hari Imana zingahe? Hari Imana zingahe? Umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Nawe ni umuntu. Ni wende? Ari we Yesu Kristo. Ego Mana gasa. Yesu bari muhuza w'abantu n'Imana. Yesu we kuba ari muhuza w'Imana n'abantu, tanga itangazo. Yohana 14:33. Soma tu. Yohana 14:33 nyandiko iratubwira igira gutya iti. 14:33 Yohana. Ukubandika n'abasoma bagasobanukirwa. Sawa. Iyi nyandiko iratubwira igira gutya iti. Ukubandika n'abasoma bagasobanukirwa. Avuga ngo iki? Reka dusome 12:44. 44. Yesu aravuga cyane ati. Yesu abwira abantu cyane ati. Uwizera Yesu sijya aba yizeye. ngo gute?
sijya abayizeye ahubwo abayizeye wantumye. hanyuma numbonye ababonye wantumye. kubera iki? naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizere wese kutaguma mu mwijima. ahubwo ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere sijya umuciriye witeka. ninde Yesu we? ubwo ntazanywe no gucira abo bari mu isi witeka. wazanywe n'iki? ahubwo naje kubakiza. mbiswama uwo nyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciriye witeka ijambo mwumvishe n'iryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. umuntu agiye mu isoko agahura n'abantu bagiye mu isoko, wowe ukavuga uti wavuga ko uhuye n'abagore bangahe? munsubize, wavuga ko uhuye n'abagore bangahe? aho ngaho munshubije neza. hanyuma akakubwira ngo bari bari kumwe n'abagabo bangahe? ubwo bose ni bangahe? ubusobanuro rero. hanyuma duhuye n'umugabo umwe yasengeraga hehe? kuko yambaye iki? aho birimo biragenda neza. duhuye n'undi mugabo wa kabiri wambaye iki? ikabutura n'iki? yasengeraga hehe? mbeswama. duhuye na mushiki wacu w'umuki, kuko yambaye iki? duhuye na mushiki wacu wambaye iki? ijipo n'iki? asengera hehe? mbeswama. ye Bibiliya we nguma undaje. Bibiliya we ese bizajya bigenda bite abantu bose kugira ngo igiti kigaragaze imbuto zacyo? umuntu w'umusirikare yambara imyenda y'iki? umuganga akambara imyenda y'iki? daso yambara imyenda y'iki? umugeni yambara imyenda y'iki? usenga agomba kwambara imyenda y'iki? y'abasenga. abanyakorine ba mbere 11:5. soma twumve. Bibiliya ntagatifu. abanyakorine ba mbere 11:5 reka tubanze muri Bibiliya yera. reka tubanze Bibiliya yera. ndebera Bibiliya yera kuva 28:40. tubanze turebe. abana ba muzehe. abana ba Aroni uzababera amakanzu abanza ku mubiri. kuva 28:40. komeza. abana ba Aroni uzababera amakanzu abanza ku mubiri. abana ba muzehe, kuko muzehe agiye mu rusengero rw'Imana agiye kugaragara nk'usenga. muzehe yuguye afite abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. noneho bagiye mu nzu y'Imana mu iteraniro. ese mana we bagende bambaye bake? bazanye n'ibishumi n'ingofero. ibi byo kubatera icyubahiro n'umurimbo. hehe. iyo myambaro yose uzayambika Aroni mwene so n'abana be hamwe nawe. yego. ubasiga ubereze umurimo wabo. ndashaka gutanga igihembo cy'6,000. ikote na karuvate ni umwambaro w'icyubahiro, ariko ikote na karuvate ndashaka ku gitute cy'Imana. unyere ku murongo azatwara amafaranga yose. ikote na karuvate ku gitute mu rusengero ni umwambaro w'icyubahiro, ariko ikote na karuvate waribona? yewe mana we, aba bantu ko bagiye gukorera Imana bambara ibihe bisa bite? Abareba 16:4. ngwino. Abareba 16:4. Abareba 16:4. iyambaro y'akanzu y'igitare yejejwe. ngo goke? iyambaro y'akanzu y'igitare yejejwe. umugabo naza mu nzu y'Imana agiye gusenga Imana ajya yambara iki? iyambaro y'akanzu y'igitare yejejwe. nayo akabutura y'igitare. yego. akenyeza umushumi w'igitare. yego. yambare mu mutwe cya gitambaro cy'igitare kizinze. ntacyo twazanye. iyo niyo myambaro yejejwe abanze kwiyuhagira yambare. amaze kujya mu iteraniro ry'Imana. mana we, aba badamu bacu bigende bite? abanyakorino ba mbere 11:5. abanyakorino. Bibiliya ntagatifu. tujye muri Bibiliya ntagatifu. abanyakorino ba mbere 11:5. yandika tumijya gukiti. sawa. naho uwo mugore wese usenga cyangwa uhanura adatwikiriye umutwe we abasuzuguye umutegetsi we. umugore najya mu rusengero rw'Imana agiye gusenga Imana atameze nka Bikira Mariya abasuzuguye umutegetsi we. soma twumve. ese nkaho yaba yimojeho umusatsi. yego. niba rero umugore adateze igitambaro n'imisatsi yose nayimareho. komeza inyandiko. nasanga ariko biteye isoni. sawa. ko umugore yimoza cyangwa yikemuza. bigende bite? ajya atega igitambaro. usanze tugiye kubihindura rero. tugiye kubihindura. umuntu agiye mu isoko ahuye n'abagabo bangahe? abagabo bangahe? umwe yari umuki?
iki? Uwa kabiri yambaye iki? Ubwo ni umuki. Uwa gatatu nawe twabihinduye yambaye iki? Ubwo ni umuki. Uwa kane nawe ni iki? Murashaka iki? Icyo ushaka tubahe yawe. Noneho Mana we, ko tugiye kugusenga twese duhuje umutima n'inama, dukora iki? Tureke iki? Kuva 3:4 soma kumve. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba. Munguki Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba. uretse gatoya abantu bigire hano noneho tugiye guca urubanza. Urubanza rugiye gucibwa rwose. Mana we, ko tugiye mu nzu yawe, abakobwa bawe bahindutse, n'abasaza bawe bahindutse, n'abakecuru bawe bahindutse, tugiye guca urubanza. Mpereze muzehe uri hano, muzehe w'inshuti yawe. Mwira muzehe. Mwitwa bande? Wewe nitwa Mubarende Emmanuel. Usengera hehe? Sengera mu Protestant. Nta kibazo. Wowe witwa nde? Igurirwa Manuel. Usengera hehe? Waporoso. Ni mubambira amashyi rwose. Sawa. Aha. Yego. Reka tugere guhari abantu baturebe. Reka tugere guhari kugira ngo twigishe isomo. Mumfashe mwakabyara. Mumfashe akagafaranga katagwa muze. Kaguye kambabaza. Ku gafaranga katagwa. Wamushumbusha ugafaranga. Namuha kandi ariko kataguye. Yewe Mana we, aba bagabo basenga. Wowe urashaka ko basenga bate? Icyambere ndere kuva 3:4. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba. Inde Mose. wowe yitwa ndera. Igurirwa Manuel. Nigurirwa n'umunsi ntakiri. Nigurirwa. Uwe komeza ngenza jya Imana imuhamagara hagati muri icyo gihe uti Mose. Nigurirwa. Arita bati Karame. Karame. Iramubwira iti wikwegera hano uretse kuza hano kumukeka kandi sawa kwetura inkweto mu birenge byawe. kuramo izo nkweto mu birenge byawe kuko uhagaze aho ari ahera. kuko wahagaze mu rusengero rwera rutagatifu. Rwiza rutagatifu. Izi nkweto wazijyana mu murima, izi nkweto wazijyana mu kiraro, izi nkweto wazijyana mu isoko, ariko ku buriri bw'umugore wawe n'abazijyana. Ariko barabona babana batuvuga ngo inkweto nziza nizo ku mutima. Izi nkweto wazishaho ubunyobwa bw'ikinati wazimira zikajya ku mutima. Umutima wacu ugira utuguru. Uno muntu yagira ngo ahera Imana azambaye. Ahera Imana Mana nzajya gukorera we. Ariko sawa. Mana we, ndere y'ubu 20. Yobu nawe arahaguruka. Ashishimura mu itoro we. Yobu nawe arahaguruka. Ashishimura mu itoro. Reka muze murebe basiramu munaza kutubwira. Maze Yobu arahaguruka. Maze arahaguruka ashishimura mu itoro we. Yobu arahaguruka nawe mwitero yawushishimura. Arimoza yikubita hasi arasenga ati. Yikubita hasi gute? Bigisha. Yikubita hasi arasenga ati. Nawe bikore rwose. Arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Bazampambi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe warinaye. Uwiteka niwe utanga. Kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Kandi Uwiteka niwe ujyana. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Amena. Ninde mubyeyi ubyara umwana yambaye n'ikariso? Niyo mpamvu abasiramu duhamba. Yobu yasengaga yubamye hasi nk'abasiramu. Bagusubize numvire. Yobu yasengaga yubamye nk'abaki? Aburahamu yasengaga yubamye yewe Aburahamu we senga nawe. Tandebera itangiro 17 umurongo wawe wa mbere. Aburahamu amaze imyaka 49 avutse. Imana imuhamagara ati Mose. Imana imuhamagara amubwira iti yego tugendere imbere yanjye kandi utungane rwose. Yego kandi ugende imbere yanjye kandi utungane rwose. Yego nijye Mana ishoboye byose. Aburahamu arubama. Aburahamu aje gute? Aburahamu arubama. Hanyuma Imana iramubwira iti dore isezerano ryanjye bwanjye ndariguhaye. Yego nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Yego ukandi sawa ntuzitwa ukunda Aburahamu. Ntuzitwa nde? Aburahamu. ahubwo wiswa Aburahamu. Yego kuko ngugize sekuruza w'amahanga menshi. Yego Mana yagasani. Imana ihitimo batuzi itamusize mu mazi. Imana ituranya n'undi muntu. Ngweno. Uzure kuri Imana yituranya. Eguka. Turajya n'umugore wese ihitimo batiza atagiye mu mazi nawe.
Imana ihita imubwira ngo iki? Itangiriro 17:15. Imana yongera kubwira Aburahamu iti, ibwira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe, Sarayi ni umugore wawe, ukamwita ukundi Sarayi, ntugomba kumwita ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. ngo guki? Ahubwo ujye umwita Sara. Sara wanjye, Sara wanjye, sheri wanjye, switi wanjye, shu karoti, ahani dumwita gutyo. Imana ngo dumwita gutyo, dumwita gutyo. Yewe mana we, ese uwibagiwe akibutswa ninde? Uwibagiwe akibutswa ninde? 5:15 Yosuwa. Yosuwa 5:13. Yosuwa yegereye Yeriko. Yosuwa nawe araza yumva ijambo ry'Imana. Yosuwa yegereye Yeriko. Yewe amaso umuntu ahagaze amwerekera afite inkota mu ntoki. Yego. Aramusubiza atoya. Aramugatoya we. Ahubwo nje none akubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Hanyuma Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya. Yosuwa yikubita hasi yubamye araramya. Bigenda bite? Arabaza ati mutware jya umugaragu wawe untegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, yego, kwetura inkweto mu birenge byawe kuko uhagaze warahe. wibagiwe kuramo inkweto. Yosuwa abigenza atyo. Yosuwa arabitswa n'ababigenza gutyo. Namwe turabibutsa ko muzajya mukujya mu rusengero rw'Imana mwakuyemo. Yosuwa yasengaga yubamye. Aburahamu yasengaga yubamye. Yobu yasengaga yubamye. Nk'abaki ariko bagore mwebwe kuki mubyanga no kubivuga birashaka kubera iki? Zakariya 12:12. Zakariya 12:12. Zakariya 12:12 kandi igihugu kizajya gusenga Imana. Umuryango wose ukwawo. Iyo bavuze umuryango w'abagabo uhagarariye mituweli ni karibende, uhagarariye kino kibanza ni setengeri. Hanyuma barebana nacyo ni ba nyiramasandi na gicocero. Umuryango wose ukwawo. Mujya mu rusengero abagore bajya bahagarara ukwanyu n'abagabo bajya ukwabo. Umuryango w'inzu ya Natani ukwawo n'abagore babo ukwabo. Nimujya mu rusengero abagore bicara ukwabo n'abagabo bicara ukwabo. Umuryango w'inzu ya Lewi ukwawo n'abagore babo ukwabo. Nimujya mu rusengero abagore bicara ukwabo n'abagabo bajya ukwabo. Umuryango w'Abishimayeli ukwawo n'abagore babo ukwabo. Nimujya mu rusengero abagore bicara ukwabo n'abagabo bahagarara ukwabo. N'imiryango isigaye muri mwe yose, umuryango wose ukwawo n'abagore babo ukwabo. Niyo mpamvu abasilamu mubona babicaye gutya abagabo bakicara hariya. Kubera iki? Imana yabikoze. Kubera iki? Mukimbaza ndagihemba. Mana we, ko tugiye gusenga, ikimenyetso cy'abasenga ni iki? Senga ntacyo uzabura, senga erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana. Ndebera ibyahishuwe 9:3. Ibyahishuwe 9 umurongo waho ugira uwa 3 inyandiko tubwira gutiti. Abasenga bababwirwa n'iki? Umunsi w'Uwiteka, umunsi w'amakuba, mu mwotsi hazavamo inzige zijya mu isi. Imana izabategeka izo nzige ziza mu isi. Zihabwa ubushobozi bwo gukora byose sikorupiyo zo mu isi zibasha gukora. Yego. Ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi. Cyangwa ikintu cyose kibisi. Cyangwa igiti cyose. Keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Murashaka iki? Icyo ushaka tubahe yawe. Ikimenyetso kiri ku basenga by'ukuri. Abasenga batabaza bambaza Imana by'ukuri, dore ikimenyetso kibaranga giki. Ikimenyetso kibaranga niki? Yewe Mana we, ko tugiye gusenga dusoza andebera Abalewi 16:4. Abalewi 16:4. Abalewi 16:4. Mwambara amakanzu y'igitare yejejwe. Mujye mwambara amakanzu y'ibitare yejejwe. Mukubita n'amakabutura y'igitare mujye mutwe cy'igitambaro cy'igitare kizinje. Hanyuma iyo niyo myambaro yejejwe banze kwiyuhagira yambare. Hanyuma nibirangiza dukora ikirere tugiye gusenga nk'uko Yesu. Abakunda Yesu ni bande? Nk'uko Yesu yasengaga. Abakunda Yesu mumaniki. Ntabwo abayuda nabo bari bahari ariko kigihe hano abayuda bahari. Abakunda Yesu mu cyejuru umwe 6:8. Yesu rega hure mu ijuru aho twese turabyemeranya. Urebe n'abanzi bawe kwisi ntacyo. Yohana 3:36 bavuga ngo iki? Yohana 3:6 umurongo waho wa 66. Yohana 5:66 kuandika na somo
udasobanukirwa inyandiko iratubwira igira gutya iti yego mu gitabo cya Yohana inyandiko iti benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe baramukwepa barorera kugendana nawe banga kugendana na Yesu baramupinga ariko Yesu we ababyemewe bizagenda Matayo 6:5-7 Matayo 6:5-7 Matayo cyo cya 5 umurongo waho ugira 7 inyandiko iratubwira igira gutya iti abazahirwa ni bande hahirwa abanyambabazi hahirwa abantu bagira imbabazi kuko aribo bazazigirirwa ku Mana bazazigirirwa hahirwa imitima iboneye hahirwa abantu bagira imitima y'urukundo kuko aribo bazabona Imana kuko aribo bazabona ku Mana hahirwa bakiranuka kuko aribo bazitwa abana b'Imana abo bazahita babatizwa abana b'Imana twareke yewe Yesu we none tujye kureba Yesu afite abigishwa bangahe Yesu akoko numva nta bantu babizi bose Yesu afite abigishwa bangahe sawa hagize umuntu uza agahagara mu cyimbo cya Petero mu cyacu abantu batatu mu cyimbo cya Petero babagabo abigishwa ba Yesu udashaka batatu bonyine kuko Yesu afite abigishwa b'imbere b'inkura mutima batatu hari wabaza hagize abaza akabyanwa hagize abahaguruka batatu bahagara mu cyimbo cya Petero na Yohana na Yakobo gusa batatu hagize umugabo uza mwakabyara wowe ikote ku rutugu yavuye baba data wowe ikote ku rutugu yavuye Petero ndabura umwe wenyine kuko Petero na Yohana na Yakobo Petero Yohana Yakobo ndashaka umwe wenyine umwe ni mu mamashi yagerageje ngo ari umutwe ni intwari rwose ni intwari Yesu arafite abigishwa b'inkura mutima batatu ngaho Yesu nawe dukina agafilime ka Yesu ndebera Mariko 14:33 havuga ngo kirere ajana Petero na Yakobo na Yohana Yesu atwara Petero na Yohana na Yakobo atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane Yesu atangira kumirwa ahagarika umutima arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica ese Yesu n'uwari wo gusengwa agahinda kakwicaga iki mugume hano mube maso muguke mugume hano mube maso abandi baratubwira ngo duhumirize kuko tujye kujya gute ngo duhumirize kuko tujye kujya gute Yesu arababwira ngo mube mureba mute ariko mufite umuntu ukwanga agafata uburozi akabusiga ku munwa w'umwana wawe agataha yumye ntabwo waba wizize cyangwa se ufite telefone 150 ugahumiriza akayicumura bure ntiwaba wizize Yesu ati tube maso abandi batimuhumirize Yesu we ubigenza gute ihute Yesu yigira imbere y'abato Yesu arabasigaye yigira imbere y'abato yurama hasi arasenga Yesu yurama hasi arasenga gusenga kwa Yesu yasengaga yubamye hasi abasiramu basenga bubamye Yesu ubwo yari umuki natwe tugomba kuba baki abigishwa ba Yesu bamukundaga bakamukurikira nabo babibonye nabo bubama hasi Matayo Yesu yasengaga yubamye hasi abigishwa ba Yesu basengaga bubamye abasiramu tugomba gusenga tubamye namwe mugomba gusenga mwubamye mukaba bigishwa bande Reka tubaza abangabo Yesu yasengaga yubamye usanze abantu basenga bubamye hasi baba basengera muri idini ubwo abasiramu basenga nkande ngaho ni mu mwamashi rwose agite sawa rata wewe wabikurikiranye uyu nguyu twavuze ko asenga nkande Yesu ubwo yasengaga yubamye hasi bariya twavuze ko ari bande abigishwa ba Yesu basengaga bubamye hasi wowe ugomba gusenga wubamye hasi ugasenga nkande ukaba uri inshuti yande urashaka kuba inshuti ya Yesu muko urashaka kuba inshuti ya Yesu ukazajya usenga umeze ute nk'abaki
nimwe gutse aha ni bande bashaka ko abo barabibona bate mwebwe ababishaka bamuze muze ko mwamumve gusenga nka Yesu mwebwe muramwumva musenga nka Yesu aricyo byabatwara ntacyo byadutwara ubwo wasenga wubamye hasi ukabakiruka muri muki n'abasilamu managasane we musore wewe uko bibonye data wewe ubonye mujene wowe ubonye Yesu yasengaga yubamye hehe abigishwe bagasenga bubamye hehe uwo ugomba gusenga wubamye hehe ubwo ugomba kuba umuki managasane muri tayari po yewe ababishaka namwe mutambuke ubishaka wese atambuke ubishaka atambuke tambuka rwose tambuka tambuka rwose tambuka we tambuka rwose n'ababyeyi bose ubishaka atambuke ubishaka tambuka rwose ubishaka wese ubishaka ari tayari atambuke ubishaka ritambuka rwose tambuka rwose tambuka batambutse rwose batambutse tambutse abantu ababishaka bose batambuka ubishaka wese tambuka nawe rwose tambuka wakabyara we tambuka rwose itambukire nawe ariko tambuka amura ntacyo ubishaka wese atambuke ubishaka nta soni biteye Yesu yavuze ko nidusenga tujye dusenga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibe mwise ntabwo yigeze atuma ngo nidusenga ngo tuvuge ngo katika na jina Yesu turahamiriza abazimu n'abadayimoni ntabwo yavuze abandi bari hehe abandi babishaka bari hehe abandi mutambuke mutambuke kabisa mutambuke muraritse muze mwera abayisilamu mutambuke kabisa abantu bose barigomba kwibera abayisilamu bazajya no kwiga ku itariki ya mbere kubona ababaye abayisilamu ejo yego n'ababaye abayisilamu uyu munsi yego guhera ejo turabaha ishuri hano bajye biga ndetse no ku itariki ya mbere abari tayari bazajya kwiga mutambuke muze ababishaka batambuke rwose mubishaka bitambuke ababyeyi batambuke abakecuru batambuke abantu bakuru batambuke abasaza batambuke Aburahamu sekuruza w'ubizera yasengaga yubamye hasi na Yesu yasengaga yubamye hasi Dawidi yasengaga yubamye hasi Yakobo yasengaga yubamye hasi mutambuke abandi ababishaka bose batambuke rwose abagore bahagarara ukwabo n'abagabo bagahagarara ukwabo niko Imana yabitegetse Allahu akbar Allahu akbar abandi bari hehe abandi ni mutambuke wigira isoni wigira ubutinya cyangwa umugabo cyangwa umugore tuguha ikaze abandi muri hehe abandi babishaka buri muntu wese asibarizwa ku giti cye nawe mugabo tuguha ikaze buri muntu wese azabazwa ku giti cye tuguha ikaze imbere y'Imana azabazwa umuntu azabazwa ku giti cye buri muntu wese asihemberwa iyo umuntu apfuye yitabye iki yitabye Imana uyu muntu apfuye yitabye iki yitabye Imana uwasengaga Yesu yapfuye yitabye iki yitabye Imana kuki bihinduka kuki bihinduka hari umuntu witaba Muhammad reka tawa mukure sawa imbere y'Imana uzibarizwa ntawuza kubarizwa yewe mukobwa tambuka yewe musore tambuka tuguha ikaze mwigire uwo mutinya yewe umugabo cyangwa umugore cyangwa umusore tambuka wigira ubutinya abantu bararebanaho ariko imbere y'Imana nta uzareba kuri mugenzi we nta n'umwe twasize ubwo rero gikurikiyeho reka twakire umuyobozi wacu aze adukorere gahunda ikurikiyeho Sheikh Fadal murakoze abibwira amazina yanjye banyita Sheikh Rashid Gatesiba nanjye ndi umubwirizabutumwa abandi bose akaba ari akazi dukora umunsi ku munsi wa Yesu Aburahamu Mose n'izindi ntumwa zose zasengaga Imana imwe ari nacyo cyazizanye hano ku isi ngo rero ndasaba twese tugire gutya akabura koko hanyuma amagambo ngiye kuvuga muyasubiramo twese turayasubiramo kuko ni amagambo ni igihango gikomeye hagati yacu n'Imana tuba tugize nayo ko nta yindi Mana tuzasenga hano ku isi uretse Imana imwe rukumbi tukazapfa dusenga iyo Mana yonyine
ndatangira amagambo mvuga ndavuga mu cyarabu ariko murayasubiramo namwe hanyuma ndabasobanura mu kinyarwanda turasubiramo sibyo? Okay, twatangiye. Muvuge cyane. Ashahadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ndemeye bikuye ku mutima wanjye nabivugisha ururimi rwanjye ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi, kandi nkanemera ko Muhammadi ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Murakoze kandi tubahaye ikaze mu idini y'Ubusilamu. Nuvuga ngo twara abavandimwe ko duhuje umuntu, turi abantu twese, twongera ubuvandimwe bwa kabiri ko twese turi iki, turi Abanyarwanda. Noneho tubaye ubuvandimwe bugira gatatu bunakomeye cyane ko duhuje kwemera Imana imwe. Ikintu gikomeye cyane, n'abasaba Imana ko yabaha kuzakomeza iri sezerano ry'Imana muyihaye ko nta yindi Mana muzasenga. Ndabizi hari aho mwasengeraga abantu bazabaca intege ngo mwagiye mu bantu basenga ibi n'ibi, ntukubesha byose no guharabika, ariko mwege nimwiga Ubusilamu muzabona ko ari idini y'ukuri kandi imyemerere y'Ubusilamu ari imyemerere y'ukuri. Hanyuma tugira gahunda yo guhugura abantu iminsi 25 ngira ngo bababwiye ku bagabo n'abagore cyangwa se abakobwa n'abasore, kandi ku muntu ufite irangamuntu. Hanyuma ubwo rero Ubusilamu ni ukubwiga. Ubusilamu butandukanye n'Ubukristu. Mwabyumvishe ko twebwe Ubusilamu ari ugusenga Imana imwe, ntabwo tuyisenga mu butatu, sibyo? Nta nubwo tuvuga ko Yesu ari umwana w'Imana, ahubwo tuvuga ko ari intumwa. Ibyo rero byose ntabwo wabimenya utarize, sibyo? Uburyo bw'imisengere, uburyo dukoramo gahunda z'isuku, byose muzabyiga kandi ku bushake byose birashoboka, sibyo? Rero kansubize muhuza w'amagambo ngira ngo ibishoboka arabibabwira, ahari n'ibyo ngibyo. Murakoze, Imana ibongerere. Sawa. Kubw'ibyo rero turabashimiye kuba mubaye Abayisilamu. Kuba umuyisilamu bisobanura kugandukira Imana. Kuba umusilamu bisobanura kugandukira Imana. Hanyuma iyo ubaye mugandukira Imana, dutangira gukora iby'Imana itubwira kandi iby'Imana idutegeka. Iby'Imana itubwira, iby'Imana idutegeka. Niba Aburahamu yarasengaga Imana yubamye, nawe ugomba gusenga wubamye. Niba Yesu yarasengaga Imana, Imana yasengaga akabwira abantu ati nimuzajya musenga, abwira abigishwa be 12 ati nimuzajya musenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Nta wabimenya ibyo bintu. Ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Nzabereka umurongo werekana yuko gusenga ari ugusenga wubamye, no mu ijuru basenga bubamye. Abandi baravuga ngo mu ijuru hariyo gitari, ariko nta gitari ntayo. Mu ijuru nta gitari ntayo, nta n'inanga ntayo. Niyo mpamvu mwabonye Abasilamu twebwe tutatangiza korali, kuko nta hantu handitse ko abantu bajya kuririmba. Nta muntu n'umwe Yesu yigeze ashingiraho korali ngo avuge ngo ngenza njya mu rusengero mpite korali. Gusenga ni ugusenga Imana. Yesu yasengaga Imana, Aburahamu yasengaga Imana, Zakariya yasengaga Imana, Nehemiya yasengaga Imana, Yakobo yasengaga Imana ya Ayubu, Imana ya Nehemiya, Imana ya Luka, Imana ya Matayo. Iyo Mana basengaga yari Imana imwe. Kubw'ibyo rero iyo twigishije abantu kwemera Imana, abari kwemera Imana, hanyuma tugahita dushyira mu bikorwa, niba ari ukwitwikira bahita bitwikira nka Bikira Mariya. Abagore barikwiza bagahita bitwikira nka Bikira Mariya. Abagabo bakambara nk'uko hano mu bitabo harahari abantu uburyo bambaraga ba kera.
ashahadu cyane ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan rasulullahi ndahamya mbikuye ku mutima nkabisesekaza ku rurimi ko nta yindi mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi hamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo tubaye abayisilamu ku bushake bwacu Allahu akbar Allahu akbar Imana niyo nkuru. Assalamu alaikum. Abasilamu bese inshallah muzabasilamu bese. Amakuru yawe witwa nde? Irakiza Selemani. Witwa Irakiza Selemani. Selemani. Uvuka mu kahe karere utuye haganaye? Ngene muri Munyaga. Tugusanze hano habaye igiterane kivuga butumwa. Tubonye nawe uri umwe mu babaye abayisilamu bahinduye idini bakaba abayisilamu. Wasengeraga muri edini? Muri ADP. Muri ADP. Ni iki gitumye ufata icyemezo cyo guhindura idini ukaba umuyisilamu? Inyigisho zanyu kankunda n'ukuntu abasilamu bambara. Ukuntu abasilamu bambara iyo bari mu bandi. Ubu ufite izihe ngamba nyuma yo kuba umuyisilamu? Nshaka kuziga nyine Quran nanjye nkazaba shehe. Ukajya ujya no gusari ukiga nuko basara. Wumvishije ibyo basaba ukuntu ufite akarangamuntu ndibaza? Irangamuntu ndayifite. Uzajya kwifatanya n'abandi kubyiga cyangwa uzigira hano? Nzaza aho ngaho ejo. Okay. Ubu se mu rugo urababwira ko wabaye umuyisilamu gute cyangwa uribana? Nsigaye mbana na mama gusa. Nta kibazo uri bugire ntago bari bukubaze ngo kucyo wabaye umuyisilamu? Ntago ari bubimbaze. Abikubajije se? Ntabwo ari ryo dini nashakaga kuva na kera. Koko se? Okay. Urakoze cyane reka tugushimire rero. Ntabwo murakoze. Imana izagufasha kandi umuyisilamu ukuri wa undi wa nyawe. Waguhisemo irihe zina niwe waryihitiyemo ngira ngo? Wahisemo irihe? Irakiza Selemani. Selemani mashallah. Ubundi witwaga Irakiza nde? Nitwaga Eric. Ubu Irakiza Eric Selemani. Mashallah. Imana ikomeze kurinde kandi guhe gusobanukirwa idini yayo. Narakoze. Yego sawa. Amahoro y'Imana abandi nawe.